Ndabizi benshi abari kunyumva imitima ntituje cyane cyane bari barabaswe n'ibiyobyabwenge. Ndabizi benshi imitima ntituje abari bararoze abanyarwanda. Ndabizi benshi imitima ntituje kubera yuko business zabo zafunzwe. Ndabizi benshi imitima ntifunze kubera yuko bene wabo bafunze kubera ibyuma, kubera maguma, kubera umwineneko, kubera sinzungize gute. Nyaboneka abanyarwandakazi nababwiye ngo nta gisumbya ubuzima bw'abanyarwanda nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ajya kunda kuvuga ngo uru Rwanda n'urw'abanyarwanda rwatswe n'amaboko y'abana b'u Rwanda, rwarwaniriwe n'abana b'u Rwanda, nta cyasenya uru Rwanda. Abayobozi bareba ariko kandi ngo uru Rwanda niturwubaka ngo n'abanyamahanga bazarugana maze bibere mu Rwanda. Ntekereza ko ibyo iyo bivugwa benshi bashobora kubirenza ingohe, ariko kandi reka mbanze mbabwire ko bimwe mu byorezo byari byaribasiye abanyarwanda bikomeje kugenda byegezweyo gake gake, nyuma y'uko rero leta y'u Rwanda ifashe ingamba zikomeye cyane zo gufunga insengero zari zarayogoje bamwe mu banyarwanda, cyane cyane abafite duke bakatujyana ku bihaye Imana cyangwa se abakozi biyise ab'Imana, nyamara ari barusahurira mu nduru ugasanga bubatse ama etaje kubera yuko basahuye abakristo bavuga bati nyaboneka turabakiza ubukene, turabakiza za karande, tuzabajyana hanze, dore Imana iravuze. Murabizi rero ko ari umwanzuro wababaje benshi bati noneho batuje gusenga, ariko kandi Imana y'u Rwanda ubu ntago ikirwa ahandi ngo itahe i Rwanda, ahubwo isigaye ihirirwa ndetse ikanaharara. Nicyo cyatumye rero ikorera mu mitima y'abayobozi bakuru, by'umwihariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni mpamvu nimba uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyarwandakazi waba utuye mu Rwanda ukunda u Rwanda n'abanyarwanda, ariko by'umwihariko ugakunda perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ntekereza ko iki kiganiro kiri buze kurangira umaze gushyira agatima muri komenti kugira ngo n'abandi bumve ibyiza u Rwanda rukomeje kugenda rushakira abatura Rwanda. Birumvikana isi uko ugenda ihindagurika niko n'ibintu bigenda bihindagurika, imibereho igakomera rimwe na rimwe bitewe muri rusange n'imibereho y'ababyeyi bacu, kubera yuko babyaye abana benshi ariko batareba icyerekezo cy'isi turi kujyamo, cyangwa se batareba icyerekezo cy'igihugu kiri kujyamo, kubera yuko u Rwanda ntabwo rwiyongera ariko abanyarwanda bo bariyongera umunsi ku munsi. Niyo mpamvu leta ifata ingamba ikavuga ati ariko kandi nimba hari gahunda yo kuba hari ababyaye abana 10, kuki tutashyiraho gahunda yo kuboneza urubyaro, umunyarwanda akabyara abana ashoboye kurera ariko kandi ntarenze 3. Benshi bati batujije kubyara, ariko kandi amateka yacu hari ibyo atwigisha, ariko kandi amateka nagakoma kutubera umusaraba cyangwa se kuduherana kugira ngo tugendere kuri ayo mateka, bitume kandi none twongera kwigirekaho umutwaro tudashobora kuzitura. Ni mpamvu perezida w'u Rwanda yagiye ajya inama ndetse n'aribonye zigamije muri rusange kugira neza ndetse n'ineza abanyarwanda, cyane cyane rero abadashaka u Rwanda bavuga bati umukuru w'igihugu ayogoje abanyarwanda babuza uburenganzira bwabo. Murabizi ko gahunda yo gutura ku mudugudu ni imwe muri gahunda zakozwe, benshi bati batuvanye kuri gakondo, ariko murabizi abibasirwa n'ibiza, abatwawe n'ibiza ubwo bari batuye mu misozi cyangwa se mu manga z'imisozi, ariko leta y'u Rwanda yagafata gahunda yo gutuza abanyarwanda ku midugudu, bakubakirwa amazu, ndetse bamwe kuri ubu ngubu bakaba bavuga bati sinkinyagirwa, imvura iguye sinkigira ubwoba. Hari byinshi byagiye bikorwa, ntabwo ndibuze kubitinda kugira ngo nze kugera ku cyorezo kimwe gisigaye leta y'u Rwanda ikwiye guca, ndetse by'umwihariko ntekereza ko abayobozi bagiteye imboni, nubwo hari ibisigisi cyangwa se ibimenyetso bigaragaza ko hari bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko iki cyorezo nacyo bamaze kukibona, ariko kandi kihishahishe muri bamwe mu bafite amafaranga, ariko kandi n'abatayafite. Bamwe batandukanye n'abagore babo, abandi batandukanye n'abagabo babo, ni nako kandi bamwe mu bayobozi bataye inshingano kubera iyi virusi ikomeje kwibasira abanyarwanda. Byinshi rero leta y'u Rwanda yagiye ikora, ubwo nari mpereye cyane cyane mu birebana no guca ubusambo, cyane cyane binyuze mu madini cyangwa se mu myemerere, aho bafunze insengero zitari zujuje ibisabwa, cyane cyane birebana n'uburyo bwo gusenga ndetse no gukangurira umukristo kuba yakwiteza imbere. Ibyo byose kandi bikaza bigendera n'izindi gahunda leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho zigamije kuzamura umunyarwanda n'umunyarwanda akazi. Abana bari bararwaye amavunja, murabizi ko ari ikibazo cyagiye gikemuka rwose, ndetse naho byaba biri ntekereza ko ari hake hashoboka mu Rwanda. Kandi leta y'u Rwanda yaciye nyakatsi binyuze mu kuba
kubakira abaturage ndetse ibaha n'ibiryamirwa gufatanye n'imiryango itari ya leta. Byose rero byagiye bigira ingaruka nziza ku banyarwanda. Ibi kandi byaje byiyongera ku kindi kiri kuvugwa kugira ngo nze kugera kuri virusi imwe isigaye ntekereza ko leta y'u Rwanda nayo ikwiye gutekerezaho, ariko kandi bikagendana n'imiyoborere myiza cyane cyane mu nzego bwite za leta, kuko hari bamwe mu bayobozi usanga batobera igihugu cyangwa se batobera umukuru w'igihugu, ariko kandi nk'uko umukuru w'igihugu avuga ko atazigera na rimwe asinzira mu gihe umunyarwanda agihura n'ibibazo. Virusi rero yari ikomereye abanyarwanda ni inzoga zitemewe cyangwa se zitujuje ubuziranenge, ubwo zemewe na Rwanda FDA ndetse zigahabwa ibyangombwa na RSB, ikigo gishinzwe kureba ubuziranenge. Inganda zikaba zari zimaze imyaka n'imyaka zikora izi nzoga zitujuje ubuziranenge, cyane cyane zirimo aya marikeri yaguraga amafaranga make. Ni inganda zirenga hafi 100 zimaze gufungwa rero n'inzego zitandukanye bafatanyije inzego bwite za leta, iz'umutekano. Ariko kandi byose bikaba byarakozwe nyuma y'uko perezida w'u Rwanda agaragaje ko urubyiruko rwose ruri kwijandika mu biyobyabwenge, rimwe na rimwe bakabyijandikamo kandi babikuye mu mahanga cyangwa bizaniwe n'abanyamahanga, ibintu rero bitari iby'u Rwanda, aho usanga mu bigo ngororamuco cyangwa se mu bigo bya Isange huzuyemo urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge, cyane cyane bituruka ku nzoga zitujuje ubuziranenge, za kanyanga, urumogi ndetse n'izindi nzoga zagiye zikorwa mu buryo navuga ko bwatezaga ibibazo muri rubanda. Ibi rero byaje gutuma leta y'u Rwanda ifata ingamba zikakaye cyane, ndetse benshi bati nta rubyiruko rw'ejo hazaza ruzubaka iki gihugu twari dusigaranye iyo badatabarira amaguru mashya, kubera yuko urubyiruko rwari rumaze gusaza rukiri rutoya. Kubaka igihugu cy'ejo hazaza byari bikigoranye, ariko kandi nk'uko nyine intore izirusha intambwe ihora irebera kure, iravuga ati nyaboneka muzibukire hakiri kare. Ubu rero polisi y'u Rwanda ikaba yakomeje kugenda nayo ihiga ariko ishakisha ndetse bafatanyije n'inzego yaba RIB, yaba polisi, yaba daso, yaba kandi inzego zibanze mu guhiga bukware haba hari izi nzoga z'inkorano cyangwa se z'ibyuma, dore ko zahawe amazina menshi yagiye atandukanye ndetse n'izindi zitujuje ubuziranenge, igikwangari, yewe muntu, ya nzoga unywa rwose bikarangira uhumye, hari umwineneko, hari ngo agashingura cumu, hari n'andi mazina menshi muze kwandika muri komenti, andi mazina namwe mwibuka, gusa njyewe nabonye menshi yanteye ubwoba. Hari izitwa icumu na kiwingu n'izindi zitandukanye, ati naboneka izindi ni kick. Ubundi muri football tuzi ko kick off nyine ari kwa kuntu tere ku mupira ukawutera, ubwo nyine ni ukugutera nawe. Ngibyo rero ibyari bizahaje abanyarwanda, ngibyo byari bisonza abanyarwanda, ngibyo byari bigiye gushyira abanyarwanda mu kaga gakomeye cyane, ku buryo igihugu cy'ejo hazaza tutazabona ingabo, tutazabona polisi, tutazabona abanyamakuru beza, tutazabona kandi by'umwihariko abasirikare beza, tutazabona abadaso beza, tutazabona abagitifu beza, tutazabona urubyiruko rubasha by'umwihariko guhanga udushya. Ngibyo rero ibyari bizahaje u Rwanda. Ariko kandi virusi ikomeye cyane isigaye ni imwe muri iki gihugu, ntekereza ko n'inzego bwite za leta zizatekerezaho nyuma y'ibyuma, nyuma y'ama kampani menshi yakoraga izi nganda zirenga 100 rwose zashyizwe ahagaragara na Rwanda FDA ko zambuye ibyangombwa byo gukora ku butaka bw'u Rwanda ndetse no kuzana izi nzoga zikamenwa. Nuko ubu polisi y'u Rwanda ivuga ko abantu bagera kuri 61 bafunzwe bakekwaho kwenga izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Aha rero iyi virusi isigaye muti ni iyihe kutayitubwira? Ni virusi navuga ko yagiye ibata bamwe mu rubyiruko cyane cyane ururangije amashuri cyangwa se urukiri mu mashuri, kubera yuko barashaka gukira vuba, barirukanyira muri betting nacyo ni ikindi kibazo gikomereye u Rwanda n'abanyarwanda, cyane cyane aho usanga umukozi wa leta ari guhembwa akaba ari gukina kadege ku buryo umushahara uza ugasanga nta n'igiceri cy'icuma atanye mu rugo, kubera yuko yakiniye akadege kuri laptop yo ku kazi. Benshi bata umushahara ukaza uri ku kazi bakarara bashyizeho akadege, ahubwo ati ejo nzaba nungutse ku muntu wahembwaga 100,000
cyangwa se 500 rwose ugasanga umwana yarwaye bwaki kubera yuko amafaranga yashoye muri betting. Abantu benshi bati rero nyaboneka ni mudutabarize kuko nacyo ni ikindi cyorezo gikomeye cyane cyinjiriye u Rwanda, gikwiye kurwanywa, gikwiye kuvugwaho, gikwiye gucika burundu kubera yuko kampani za betting ze gutuma benshi bagurisha amasambu, bagurisha ibinyabiziga, bari kugurisha imyambaro, abandi bakagurisha abagore kubera imikino y'amahirwe. Nayo n'indi virusi rero ikomeye cyane. Nimba nawe wemera ko imikino y'amahirwe ari virusi yindi nshyashya igaragara mu Rwanda kandi ikwiye gucibwa, nawe andika muri comment bicike burundu. Ariko kandi nimba wemera ko umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu afite ububasha n'ubushobozi bwo kuba iki kibazo cyacika, usige agatima muri comment. Kambibwirire iby'inkuru rero ya RIB, aho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biteri avuga ko abantu bagera kuri 61 barimo n'abanyenganda bamaze gufungwa bakurikiranyweho kwenga ndetse no gukwirakwiza ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, aho bamwe bakoraga ibinyuranyije n'ibyo baherewe uburenganzira. Ibi rero nibyo yatangaje kuri uyu munsi mu kiganiro yagarutseho cyo kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge mu gihugu. Dr Murangira Biteri akavuga ko rero mu iperereza bamaze iminsi bakora rijyanye n'abakora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge ryasize abarenga 61 bafunzwe mu gihe abandi bagishakishwa. Abakorera iperereza rikomeje bashobora kwiyongera kuko inganda zikora ibinyobwa zari nyinshi ndetse bakaba baratangiye uru rugamba rukomeye cyane. Muri byaha rero abakurikiranwa bashinjwa harimo icyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa se gushegesha ubuzima bwe, gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 n'3 n'ihazabu $300 kugeza ku $500 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo rero icyo kinyobwa cyatanzwe giteye indwara idakira, igifungo kirazamuka kugera kuva ku myaka 20 kugera kuri 25 n'ihazabu $500 kugera kuri miliyoni imwe. Dr Murangira Biteri akavuga ko mu bafashwe harimo abakoze ibyaha bifitanye isano no guhimba inyandiko. Akavuga ko hari abagiye bafatwa bavuga ngo bafite ibyemezo by'ubuziranenge cyangwa se bagahimba kashe y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Mbega harimo ndetse amanyanga menshi. Uhamijwe rero icyaha cyo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 5. Mu bandi bafashwe harimo abigomekaga ku buyobozi ndetse n'abanyerezaga imisoro. Iyo uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi uhabwa igifungo kiri hagati y'amezi 6 kugeza ku mwaka, mu gihe uhamijwe icyo kunyereza umusoro ahabwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 ndetse n'5 muri rusange. Ngibyo rero ibikomeje by'umwihariko kugenda abivugwa nyuma y'uko izi nganda zifunzwe. Ariko kandi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga akaba yaburiye abacuruza utubari barenze amasaha yagenwe ndo gucuruza inzoga, avuga ko ibyo byongera ingeso y'ubusinzi mu bantu kuko baziraramo abandi bakazibyukiramo. Akaba ari ibyo yagarutseho kuva 2023 nibwo rero u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gushyiraho amasaha ntarengwa yo gufunga utubari n'utubyiniro mu rwego rwo kugabanya ingeso y'ubusinzi yari imaze kwiyongera. SP Rutikanga rero akaba avuga ko hari abacuruza mu tubari basigaye bakoresha amayeri yo kuzimya amatara ndetse no kugabanya umuziki bakikingira namo bagakomeza gucuruza kandi bitemewe. Rero polisi y'u Rwanda ikaba ikomeje kugenda iba maso kugira ngo ikomeze kurengera ubuzima bw'abanyarwanda. Ngiyo virusi yari isigaye munyarwanda. Nizera ko nawe ugenda usize comment kuri iki kiganiro. Hano ni kuri Keya Empire.